ngaho mu by'ukuri ndabasabye ni mwumva ibintu kandi bitebwa mu kuri byose kubyinira imvura n'imitongero nubwo abantu bo mu moko atandukanye bafite ibikorwa byinshi cyane cyane binyuranye by'ubumaji bibimvikana birashishikaje kubona ukuntu ibyo bikorwa bihuriza ku bitekerezo bimwe byibanze rero mbere na mbere hari itegeko riva hari igitekerezo kivuga ko ikintu umuntu yifuza ashobora gutuma kibaho aramutse akiye cyangwa aciganye rero rimwe na rimwe ibyo twibwira ibyo twitwa nubumaji bwigana urugero iyo abadasanzwe ayo abasanga butaka muri Omaha muri Amerika ya ruguru babonaga imvura yarabaye nkeya imyaka yabo igiye kuma babyinaga bazenguruka ikibindi cy'amazi hanyuma rero umwe muri bo agasoma kuri ayo mazi akayacira mu kirere zagacira mu kirere yigana imvura hanyuma rero nanone umuhigi yashoboraga kwigara cyangwa se yashoboraga kwigarura hasi yigana idubu yakomeretse kugira ngo yizere ko yari kwica idubu mu muhigo mu by'ukuri rero abandi bantu bo abandi nabo bari bafite imigenzo ihambaye kurushaho yari rero ikubiyemo imbyino no gutamba ibitambo abashinwa rero bakoraga ikiyoka kinini mu mpapuro cyangwa se ku biti kikaba rero cyari imana yabo y'imvura rero bakakijyana mu gutambira cyangwa se mu mutambagiro bakikoreye cyangwa se bakavana ikigirwamana cyabo mu rusengero bakagishyira ku zuba kugira ngo cyumve igihe icyokere hanyuma kigusha imvura mu yandi magambo bababwira kugira ngo kigusha imvura sasa mu by'ukuri rero imigenzo y'abangoni bo muri Afrika y'abangoni b'Iburasirazuba bari muri Afrika y'Iburasirazuba yari ikubiyemo gusuka inzoka mu kibindi cyabaga gitabye mu rusengero rw'Imana rw'Imana y'imvura hanyuma rero bagasenga bati basengaga bati nyakubaha ashawuta bitwa ngo ni shawuta umutima wawe waraturakariye ushaka ko rero dukora iki dore tugiye gupfa abana bawe imvura iyi ni inzoga tuguhaye hanyuma rero banywaga inzoga isigaye ibyo rero byakurikirwaga n'indirimbo zo kubyina bazunguza amashami y'ibiti bakoresheje mu mazi sasa mu by'ukuri rero ikindi gitekerezo kiri mu bikorwa by'ubumaji nuko ibintu umuntu yigeze gutanga bikomeza kumugiraho ingaruka yigeze gutunga cyangwa se magambo shaka kumugiraho ingaruka sasa rero naho yaba atakibitunze mu yandi magambo rero ibyo nibyo byatumye abantu batekereza ko bashobora gutongera umuntu bakoresheje ikintu yigeze gutunga mu yandi magambo rero kugeza mu kinyejana cya 16 n'icya 17 abantu bo mu Burayi mu Bwongereza bari bakizera ko abapfumu n'abaruzi bashobora kugira nabi abantu bakoresheje ubwo bubasha rero mu by'ukuri mu buryo bakoreshaga hari hakubiyemo gukoresha igishushanyo cy'uwo muntu mu bishashara cyangwa mu bishashara hanyuma rero bakakijomba ibikwasi bakacyandika izina rye bakandika izina rye ku rupapuro hanyuma rero barangiza bakarutwika bagafata umwenda yambaraga bakawutaba cyangwa se bakagira ibyo bakora ku misatsi ye ku nzara yaciye no kumantuza mazira ntokiye kugira ngo imigenzo yaragura mu by'ukuri rero amategeko yatowe n'inteko cyangwa amategeko yatowe n'inteko amategeko mu Bwongereza mu mwaka w'igihumbi 1542 n'igihumbi 1533 no mu gihumbi 1604 yavuga ko ubupfumu ari icyaha gihanishwa igihano cyo gupfa
agaragaza ukuntu bityo rero ibyo bikorwa hamwe n'ibindi byari byogeye abantu bo rero abantu bo mu moko hafi ya yose rero babayeho mu bihe hafi ya byose bakoraga ubwo bumaji mu buryo bunyuranye. Sasa mu by'ukuri urumva ko ikintu kijyanye n'ubupfumu kesha kijyanye n'ubumaji n'iki byose urumva ko ni ibintu byaragiye bituruka kera mu mico ya kera y'ubwo byabaga ari mu mico kenshi na kenshi ya kera y'abantu bya naho ngaho ibintu byinshi by'ubumaji bagenda biva ari kuma muri kumva ahantu biba byarahereye aha. Nibitangaza ndabakunda cyane mwabantu muri kadusubira utaha.